Message igenewe abantu basenga n'abadasenga bose bagomba kuyumva. Message nabonye ikomeye cyane. Urabona ko akunda ikirunga kiruka cyangwa ko akundi igicu yo kubona ukabona nk'igicu cy'imvura kirimo kiragenda. Nabonye rero mbona ni ibintu bikomeye. Nagiye kubona mbona byanteye ubwoba rero. Byanteye ubwoba ndasenga cyane ndatokesha ndavuga nti ariko Mana we niko ku bwoko bwawe wiremeye ni Kristo we ntigwabuhagazeho wahagaze kuri kiriya gihugu ukakirengera ukagihagararaho kuri Imana ishoboye byose. Nasenze cyane nasete intambara igashira ngo ni igihe gito umurabo ugacyahwa ngo ni igihe gito nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu mu nda. Mana tugirire neza, Mana irengere kiriya gihugu. Nabonye kibundikirwa kimeze nk'aho ari ikirunga cyarukaga, mbona icyo gihugu kiragenda kirarengewe kirabuze. Yesu we utabara abantu bawe waremye kandi kiruta byose uba. Icyo ngira ngo mbabwire mwe mudukurikiye aho muri hose aho mu gihugu cyacu, ndagira ngo mbabwire ngo akagambane mu bantu karaje. Akagambane karaje kuri buri muntu wese ahari hose. Ntuvuge ngo urakomeye, ntuvuge ngo uroroheje, ntuvuge ngo ufite amafaranga, ntuvuge ngo mugabe ntayafite. Icyo ngira ngo nkubwire nuko basenga duhura na byinshi. Buri abantu basenga hari ibyatubabaje, ibyatujyanye kure, tugira aho tugarura imitima kubera gusenga, kubera ijambo rivuga ngo humura mwana wanjye, muhumure bana banjye nzabagirira neza. Iryo jambo kubera ko twarihagazeho. Buri wese agiye kugambanira mugenzi we ahari hose. Nakaga buri wese agiye guhura nako agambanirwa. Nakaga buri wese agiye kugeramo akavugwa. Niba uruvugo rutarakugeraho hagarara umenye ngo uruvugo ruraje kuri wowe. Ariko niba usenga uzabihagararamo neza. Ariko akagambane karaje. Mu matorero akagambane karaje, mu madini akagambane karaje, aho ucururiza mu isoko akagambane karaje, aho utuye akagambane karaje, aho usengera hose akagambane karaje. Bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka tubasuze kandi twifurize amahoro y'Imana, tubifurize umugisha w'Imana mwese mu gutukurikira, mwese mu kudukunda. Reka mvuge ngo ineza y'Imana nibaye namwe kandi umugisha w'Imana ubasesekareho ndetse n'abanyi bose hafi na kure ku migabane itandukanye. Mwese mwumva urumende kuvuga mugakurikirana ibiganiro byacu, turabashimiye mbere na mbere yuko mwaduhisemo. Mwese mukurikira ijambo ry'Imana, mwese mukora subscribe kugira ngo mukikire ivuga butumwa tutambutsa kuzicana. Reka mvuga ngo umugisha w'Imana nubane namwe kandi Imana yivange mu byanyu mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha wo mu ijambo ry'Imana ubasesekareho ndetse n'abanyu bose. Ni Benine muvugana kuri mikoro, ndi kumwe na Mugabe Eric n'umuhanuzi w'Imana, umukozi w'Imana. Uko Imana imushoboje niko agenda. Ijambo rikavuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Reka nangiye ikiganiro mbabaza ngo urifuza se nawe kuyoborwa n'umwuka wera w'Imana. Nta kindi bisaba no kwirinda icyaha n'igisa nacyo ugakiranuka, hanyuma ukemerera ubushake bw'Imana bukajya bukuyobora mu byo ukora byose. Mugabe turakwakiriye. Yego murakoze cyane. Meze neza? Ndaho. Ariko ugira rimwe na rimwe ugenda utuza mu kabisa dutangire nko guseka nyine abantu bakeneye no kubona amenyo yawe. Ntabwo kudaseka ari uko nakutse amenyo ndafite yose. Harimo kuko nta kabari nagiyemo ngo bayakure. Numva benshi ngo bayakukira mu kabari cyangwa se akagwa yasinze. Nta uteze kuyakura rero. Abantu rero bari kwifuza ngo Mugabe rwose ngo mujye mubwira acishemo anaseka n'ibyo tuba dukeneye kubibona.
arega guseka neze ko umuntu aseka anezerewe. Umuntu aseka anezerewe kuko none se nimba utanezerwa ntibyazagutera ibindi bibazo? oya nta bibazo ntabyo. Nta bibazo ntabyo ariko se sinzi wigeze aca umugani aravuga ngo akabi karimenya ngo ntambwe igira umubyaza. ariko umunyarwanda nawe uzi imigani? Ndayumva. njya nyumva imigani, njya nyumva. Harya buri imigani, guca imigani ni ubukirisitu? Reka mbaze nk'abakirisitu. Ntabwo mbisobanukiwe imigani n'ubukirisitu itandukaniro ryabyo ririmo, ariko umugani muvuga uko nawumvishe imigani n'ubukirisitu birahura. umugani ugana kariho. kumwe n'umushumana yabyemera nta kibazo bitwaye. Ikibibo ngo ni ukurahira, ndabyibutse. Kurahira n'ijambo rivuga ngo nurahira ngo uvuga ngo ni ukuri cyangwa se ukuri. Kurahira no mu gitabo no mu mugani yego ni ukuri. Yego, twishimiye ko nawe kuri uyu munsi rero, reka tugusoma manza usuze duteze amatwi muri kano kanya n'inshuti zawe n'abavandimwe baduteze amatwi. Yego, inshuti zacu ndazisuhuje, abakunzi ba Mugabe TV 1 n'abakunzi b'Umusaraba TV n'abakunzi b'ibyizerwa TV, mwese aho muri ndabasuhuje, amahoro y'Imana nabane namwe kandi ndabakunda. Niyo mpamvu rero nanabasengera. Buriya niyo mpamvu njya nkunda kubwira abantu bose, ahajya njya mbwira abantu nti nimushaka rwose mujya mumenya ko izo modoka mutunze nanjye nzifiteho uruhare. Buri ruhare ndarufite. Wigeze baguriza se bajye kuzigura? Ntabwo ari ukubaguriza kuko nta mafaranga, ariko uruhare mfiteho kuko ntekereza ko niba ngiye gusenga nkasengera umuntu ngo Mana buri umwe wese uriho ugenda n'ikinyabiziga umurinde kandi umurengere. Najya gusenga nkavuga ngo Mana niba utanga imodoka abanyarwanda imodoka nabo bagiye babasha kugenda. Kuri kubivuga uyu munsi uri kwishyuza? Waba uri kwishyuza ibyo amasengesho wasengeye? Oya, ntabwo nishyuza, nta nubwo nzigera nishyuza. Ahubwo icyo ndiho mbivugira ni uko mba ngira ngo mbereke ko mbasengera kandi mbazirikana. Niba nk'ubu hari ahantu mperutse guca hariya hano mu Gisimenti za Remera, mperutse kuhashya ngiye kubona kuhaca mpaciye ngiye kubona mbona ni ahantu harimo iduka, ngiye kubona mbona ikibatsi cy'umuriro kirizamukiyemo. Nahise mpagararaho narindi ndahasengera, ndangije ndikomereza. Ubwo rero ibyinshi tuba dukora abantu wenda baba batabizi, ariko ni ukuri icyo tujya tubabwire ni uko turabasengera kandi turabazirikana. Niyo mpamvu mba mbivuze gutyo, utuma mbivuze gutyo ngo ujya ngo ndakwishyuza wa mugani wa nepo cyangwa ugire ngo hari ikindi. Oya, mu ruhare nkubwira mfiteho nuko nkusabira kugira ngo Imana igushyigikire unabibone, kuko hari abantu benshi bajya baduha ibyifuzo. Narubatse ariko ubushobozi buza kubura, ubwo iki gihe nkusenge ubushobozi bukagera gute bukaboneka. Gusa uruhare simba ndufite, mba ndufite uruhare, ariko ntabwo ari uko nageretseho amafaranga kuko ntayongera, ahubwo nanjye uyafite azampeho. Abafite amafaranga rwose bahemu kuri Mugabe. Bampe nanjye wibuke kujya ubasengera. Nanjye nkeneye imodoka, nkeneye inzu, nkeneye iki, ni byinshi muri uru rugendo. Ariko ubundi buri ahantu bajya bateranya igiceri cy'ijana, abantu bashyika muri magana, imodoka ntiyaboneka. Buri wese ugukurikiye kuri za viyuzi agashyira igiceri cy'ijana, yego byaba ari menshi. Nkurikiye abantu banyandikira bambwira turagukunda, agashyira igiceri cy'ijana kuri telefone. Ari abakoze subscribe kuri Mugabe TV 1 bose bakaba bati tugiye kugufasha, ubu ni imodoka. Nk'ubu abantu bampamagara, bumvisha nk'umubyeyi umpamagaye tuyiriha mu Gasyata mu mujyi wa Kigali, ambwira ati narose nsura. Hari n'abandi bajya bampamagara bari za Muhanga, bari Gitarama, bari hose barampamagara, uzadusuraho gute, uzatugeraho ute, mu Mutara za Nyagatare, Kibungo, Rusumo, ahantu hose.
ijana ryonyine buriya abantu bariteranyije imodoka yaboneka, kandi imodoka ibonetse nta kindi nzayikoresha. Sinshaka yo kuzajya nshyiramo ibitoki, sinshaka yo kuzangira ne, ahubwo iyo modoka niboneka niyo umuntu wese uzahamagara akambwira ngo ndarwaye, ukahita umugeraho utamwatse itike. nzamugeraho ntutike mwatse. Ni umuhigo nahize ku Mana ko nimara kubona imodoka buri wese umpamagaye ngo ati ndashaka ko ntabara ukansengera, nzajya mugeraho. Yego, reka tugushimire Mugabe, twaguhaga ikaze mu kiganiro cyacu. Yego, murakoze cyane, kandi Imana igumugisha kubwo kumvira umwuka ukagera hano. Reka dusenge Imana dukomeze twumva n'ubutumwa bwiza Imana ise ku mutima. Imana yacu kandi Imana igira neza, Imana y'urukundo, uri umurengezi wacu n'umutabazi wacu. Tushimira Imana ko yarinze ubugingo bwacu ndetse kandi n'imibiri yacu. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Byera ku bugingo bwacu byari byinshi, izina rya Yesu Kristo, kandi kuba tugihumeka umwuka wazima si uko Satani yari asinziriye, si nuko imigambi ye yari buze kubaho, ahubwo dushimye Imana yatanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu. Izina ry'Imana rero nirihabwe icyubahiro. N'uyu munsi wawe twongeye kugira ngo tuguhesherezemo icyubahiro. Turagushimiye ko uduhaye uyu munsi kugira ngo nyagwa twongere tuvuge imirimo yawe, twongere tuvuge kwera kwawe. Turi kumwe na Mugabe rero, ugabwa umukoresha iby'ubutwari, n'uyu munsi nongere umukoresha iby'ubutwari mu izina rya Yesu Kristo. Yicaye hano imbere kuri kamera, ubana nawe umwuka w'Imana amahanga we cyane, imbaraga z'ijuru zimugote mu izina rya Yesu Kristo. Duheje ikuzimu imbaraga z'umwijima zose, bitavuga imbaraga z'Imana byose duteje kuzimu mu izina rya Yesu. Turinyiga cyane kugira ngo ubutumwa agiye gutambutsa buzagire umusaruro ku babwumva, kandi bagire aho wavana bugeze n'ahandi ubageza. Urakoze kugiye kubana nawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ongera ngo amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Yego, twishimiye kubana nawe, reka tuguhere umwanya umaze tugezeho ubutumwa. Urakoze kunsengera, Imana iguhe umugisha no gusengera abantu bandi. Ubundi iyo ngeze ahantu basenga nkunda kugenda, kubera abantu benshi baba barampaye ibyifuzo, ariko buriya hari abantu bababaye. Iyo umwanya wo gutanga ibyifuzo iyo ugeze, ntanga ibyifuzo nkavuga nti hari abantu bampaye ibyifuzo, hari abantu barwaye, ndagira ngo Imana ihaze ukwifuza kwabo, Imana ibakize, Imana ibakorere iby'ubutwari kugira ngo ikomeze kubagira neza, kandi ikiruta byose inabahagarareho. Murakoze rero kuduha umwanya wo gutangamo mesaje. Ni mesaje igenewe abantu basenga n'abadasenga, bose bagomba kuyumva. Mesaje nabonye ikomeye cyane. Urabona ko hakundi ikirunga kiruka, cyangwa kwa kundi igicu ujya kubona ukabona nk'igicu cy'imvura kirimo kiragenda. Nabonye rero mbona ni ibintu bikomeye. Nagiye kubona mbona cya gicu ko kiriho kigenda, kiriho kiraza gisatira, cyangwa ko ikirunga kiruka, mbona kirimo kiragenda kiruka, ariko nabonaga ari muri ibi bihugu byacu bidukikije. Mbona kirimo kiragenda kiruka, uko kiruka kiragenda kiruka, noneho kikagenda kigatwikira icyo gihugu. Mbona gitwikiriye icyo gihugu neza, ibyo cyarutse byose kiragenda gitwikira igihugu, kuri icyo gihugu twegeranye kidukikije. Mbona birarutse, mbona igihugu kirabuze neza, ahubwo hagaragara bya bintu ikirunga cyarutse. Ubwo navugaga nk'uko igicu cy'imvura kimeze, ukajya ubona kirimo kiragenda hejuru. Ni nk'uko ibyo nabyo nabibonaga bisa nk'ibibundikira icyo gihugu. Byanteye ubwoba rero, byanteye ubwoba. Ndasenga cyane, ndatokesha, ndavuga nti ariko Mana we, ni koko ubwoko bwawe wiremeye, ni Kristo we, ntiwabuhagazeho, wahagaze kuri kiriya gihugu ukakirengera, ukagihagararaho kuri Imana ishoboye byose. Nasenze cyane, n'ubu sinigeze nsinzira. Ubu umutwe urimo uranjya, ubu aha hose niho ndaribwa kubera amaso, kubera ko kurara ijoro.
ariko abantu bajya bemera ko mbakunda, kandi ni ukuri Imana ijambo ry'Imana tubwira ngo tugire urukundo. Buriya urukundo ni rwiza. Mba numva ngewe nakunda buri wese, mba numva nasengera buri wese kuko niwo muhamagaro wanjye mfite. Mba numva buri umwe wese namusengera, ariko icyo gihugu nagisengeye, ariko Mana nawe ugisengere, bantu umuntu udukurikiye nawe ugisengere kuko ntabwo byoroshye pe, ntabwo byoroshye. Ariko umuririmbyi yaririmbye mu ndirimbo ya 47 mu Gakiza, aravuga ngo ni igihe gito intambara igashira, ngo ni igihe gito umuraba ugacyahwa, ngo ni igihe gito nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda. Mana itugirire neza, Mana irengere kiriya gihugu. Nabonye kibundikirwa kimeze nk'aho ari ikirunga cya Rukaga, mbona icyo gihugu kiragenda kirarengewe, kirabuze. Yesu we, utabara abantu bawe waremye, kandi ikiruta byose ubahagarareho. Ntabwo byoroshye. Iyo ndebye mbona nta cyoroshye, rwose, kuko ibintu byabaye yare wa mugana wa muririmbyi, ibintu byabaye yare wa mugana w'umuririmbyi. Indi message rero ntabwo mbatindira. Indi message mfite ni message y'abantu mushaka gusenga, mutege amatwi muze muyumve. Icyo ngira ngo mbwire abantu cya mbere na mbere ya byose, icyo ngira ngo mbabwire mwe mudukurikiye aho muri hose aba mu gihugu cyacu, ndagira ngo mbabwire ngo akagambane mu bantu karaje, akagambane karaje kuri buri muntu wese aho ari hose. Ntuvuge ngo urakomeye, ntuvuge ngo uroroheje, ntuvuge ngo ufite amafaranga, ntuvuge ngo mugabe ntayo afite. Icyo ngira ngo nkubwire ni uko akagambane karaje kandi kaziye buri wese. Akagambane karaje kandi kaziye buri muntu wese uva amaraso. Akagambane karaje umuntu wese uhumeka umwuka w'abazima, waba usenga waba udasenga, ariko kuwusenga we, Yesu we, kuwusenga we ndagira ngo mbabwire ko buriya abantu basenga duhura na byinshi. Buriya abantu basenga hari ibyatubabaje, ibyatujyanye kure, tugira aho tugarura imitima kubera gusenga, kubera ijambo rivuga ngo humura mwana wanjye, muhumure bana banjye, nzabagirira neza. Iryo jambo kubera ko twarihagazeho, kubera ko abantu batuvuze bakatuvuga uko tutari, abantu bakakuvuga uko utari, abantu bakakushyeshyenga, bakakwereka kuri mwiza kandi utari mwiza, mu konde kanya bakakugira mubi mu bantu. Reka nkubwire ngo wowe usenga wabihagazemo, ndagira nkubwire ngo ngero bihagararemo neza, kuko haje akaga gakomeye cyane. Ni akaga buri wese agiye kugambanira mugenzi we, ni akaga buri wese agiye kugambanira mugenzi we aho ari hose, ni akaga buri wese agiye guhura nako agambanirwa, ni akaga buri wese agiye kugeramo akavugwa. Niba uruvugo rutarakugeraho, hagarara umenye ngo uruvugo ruraje kuri wowe, ariko niba usenga uzabihagararamo neza. Ariko akagambane karaje mu matorero, akagambane karaje mu madini, akagambane karaje aho ucururiza mu isoko, akagambane karaje aho utuye, akagambane karaje aho usengera hose, akagambane karaje. Yesu we, ndagira nkubwire ngo akagambane karaje, ahubwo ati itegure gukomera, kuko niryo shuri ugiye kwiga. Ugiye kuvugwa, ugiye kuba nk'icyapa, ugiye kuvugwa. Ariko ijambo ry'Imana rikatubwira ngo kurindira
gukurindira byemeza umutware. Ihangane uhagarare hamwe usenge Imana, ibyo byose bikugereho, usenge ariko Imana izakugira neza nyuma y'ibyo byose. Iyo ni mesaje ya kabiri nabahaga. Indi mesaje rero nanone ni yuko abantu mwajyaga mwifuza gusengera mu butayu, abantu mwajyaga mwifuza gusengera mu nsengero, abantu mwajyaga mwifuza gusengera mu ngo z'abantu, abantu mwajyaga mwifuza kumva ko uri mu butayu wajyanye n'umuntu gusenga mukumva ngo ni byiza. Ndagira ngo nkubwire ngo no mu nsengero bigiye guhagarara. Ndagira ngo nkubwire ngo ugiye kujya ujya gusenga ufite urusengero uzinjiramo wumva uzashaka kwinjiramo. Niba uri umusirimu, niba uri iki, ni urusengero uzajya ugira igihe cyo gusora, ugasorera urusengero rw'abarimo. Insengero zigiye gusoresha. Nta muntu w'injegajege nkatwe uzongera gusengera mu rusengero. Uko niko mbabwiye. Nta muntu w'injegajege nkatwe cyangwa njye reka mvuge gutya uzongera kwinjira mu rusengero ngo agiye gusenga. Hagiye kujya hasenga umuntu ufite amafaranga. Gusenga ku mugaragaro, abasenga Imana by'ukuri, nta muntu uzongera gusengera ku mugaragaro. Iyo niyo mesaje nari mfite. Yesu abaho umugisha. Yego. Urakoze Bwana Mugabe. Ubuhanuzi uravuze ati urakomere cyane, gira unsezere ntugire ibibazo byinshi mbaza kuko numva ntameze neza, ndarwaye. Ndumva nshaka kugarukirizaho ahari icyo nashaka kuvuga buri wese yacyumvise. Sinkubaza byinshi ariko nkibaza ngo ko uvuze ko hari umuriro, mbese hari kirunga igihugu ubonye muri aka karere kigezweho umuriro umeze nkaho uva mu kirunga, yaba ari kurangira kwisi, yaba ari imperuka ibaye? Yaba ari imperuka? Ushobora kuba atari imperuka ibaye, ariko njyewe icyo gihugu nabonye ikirunga kikiruka hejuru. Kirakibundikira neza, igihugu kiribagirana. Bivuge rero, bivuze iki rero? Bivuze ko abantu barimo bagomba kugira gute? Gusenga. Gusenga. Ntago navuze igihugu cyacu cy'u Rwanda, nshuti zanjye mu nyumve neza. Navuze igihugu kidukikije cy'igituranye cyacu. Yego. Muri icyo gihugu se byibura nta n'abantu bake baba barimo Imana yishimira ku buryo yakumira ibyo byago byenda kwaba kugira ngo Imana ibagire imbabazi? Arega bura nawe baterera inzu bakayiguterekaho. Imana iri kumwe nawe ntacyo waba. Bivuze ngo nubwo cyabarukaho abishimirwa n'Imana ntacyo bazaba cyane. None yanzu yo muri Amerika na hano, wa muri wo muri Amerika nahanuye, nta hahinze umukiranutse gasigara se. N'ibindi rero bizagenda gutyo. Urakoze cyane. Reka tugende tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu cyangwa se ubutumwa bwacu bw'uyu munsi. Sinzi nimba ubutumwa bwose wabusoje. Nashoje kandi nta kintu nongeraho sibye gutanga nimero. Mumbabarire duhe nimero ya telefone no dusengera Imana tugane ku musozo. Nimero abantu ntibabyumve ko wenda ari umunabi mfite, ntabwo ari umunabi mfite, ariko ndababaye muri gihe hari ibintu mbona ndababaye cyane. Wabitubwiye se tukagufasha kwishima. Oya, ntabwo nyamvuga ikintu ntasengeye. Buriya ni iki Imana yanyeretse nza kuri kamera ariko nagisengeye. N'ibindi rero ndabisengera, niyo mpamvu mvuze ngo ndashoje kandi ngarukiye aho ngaho. Uri Imana nziza. Reka mbanze ntange nimero 0788 96 97 41. Uri Imana nziza, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana ishoboye byose, uri Imana yo kwiringirwa.
mwami mwiza, turarebye dusanze ni kenshi watubwiye ko igihe cyacu twebwe cyo gusenga tutazongera kugaragara mu bandi, tutazongera kwinjira mu nsengero zikomeye, ariko turakwinginze Kristo ngo natwe duhe ubwihisho, uduhe aho gusengera, uduhe Kristo aho kwegama, kuko niwe nkingi twakegamira. Ngaho rubana natwe tugire neza, dukomereze ubugingo, kiruta byose Kristo abadukurikira ubahe ubugingo, ubahe gukiranuka, ubashyigikire muri byose. Turasenzera kandi turizeye ku byumvise, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. amen. Imana igumugisha, reka tuzasubire ubutaha. Yego, Yesu abahe umugisha namwe.